Shalom muvandimwe, nkwifurije umunsi mwiza wa tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu. Ijambo ry'uyu munsi turisanga mu gitabo cya Zaburi igice cya 18 umurongo wa 3, ahanditse ngo Uwiteka ni igitare cyanjye n'igihome cyanjye kinkingira n'umukiza wanjye, ni Imana yanjye n'urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira n'ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Muvandimwe, ubwo turangije ukwezi kwa gatandatu tugiye kujya mu kwezi kwa karindwi, ubwo dusoje igihembwe cya kabiri tujya mu cya gatatu, reka twishingikize ku Uwiteka. Uwiteka ni igihome duhungiraho, Uwiteka ni urutare rukomeye rwacu, Uwiteka ni ingabo idukingira, Uwiteka ni ihembe y'agakiza kacu. Reka wizere Uwiteka, umukomereho muri aya mezi atatu tugiye kwinjiramo, kubera ko Uwiteka azakurinda, azagukomeza. Reka dusenge. Imana yacu, bana n'uyu muvandimwe wacu, reka umurinde muri iki gihembwe agiye kwinjiramo, reka umurinde muri uku kwezi agiye kwinjiramo, reka umurinde muri kimwe agiye kwinjira. Bana nawe Mana, murinde, mukomeze, mube hafi, muhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.